Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bavandimwe mwese abakurikira iki kiganiro, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu nabane namwe, mwebwe n'abanyu bose. Nukuri mbifurije umunsi mwiza wo kuwa mbere, mbifurije igitondo cyiza abari kubyuka, mbifurije igitondo cyiza abandi nabo mwitegura kujya kuryama, ndabifuriza ijoro ryiza, mwese mugubwe neza aho muri. Ngira ngo rero dutangire iki kiganiro cyacu twiragiza Imana. Mufashe dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, wera wa Isirayeli, ciye bugufi imbere yawe, ciye bugufi ngushimira kuko utwongereye uyu munsi wo kubaho, gushimiye yuko utwemereye kugira ngo tugire icyo tuvugira imbere y'ubwoko bwawe. Duciye bugufi cyane tukwinginga kugira ngo amaraso y'umwami Yesu abanze atweze, amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo anyeze njyewe ugiye kugira icyo mvugira imbere y'ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi wiheshe icyubahiro muri iri jambo tugiye gusangira. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Nshuti rero, nk'uko musanzwe mubimenyereye, kuri uyu wa mbere ni njyewe tuganira, ni njyewe ubagezaho n'insanganyamatsiko tuzaganiraho muri iki cyumweru. Ariko mbere y'ibyo ngibyo ndagira ngo tubanze dushime Imana mu buryo bwo kuyihimbaza, tuyihimbaze twifashishije iyi Zaburi ya 34. Haranditse ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye, amen. Mufashe namwe wowe ukurikira iki kiganiro, ndagira ngo nkubwire ngo umfashe dushyire hejuru izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka niryo tugomba gushyira imbere y'ibindi byose. Dushonje, duhaze, dukize cyangwa dukennye, tugomba gushyira izina ry'Uwiteka hejuru. Iyo ni inshingano ya buri mukristo wese. Rero mumfashe dushyire izina rye hejuru kuri uyu munsi wo kuwa mbere dutangiye. Muri uku kwezi turangije tukaba tuzatangira ukundi ejo, dushyire izina ry'Uwiteka hejuru. Nukuri Imana ishimwe kuba yarandinze, kuba yarakurinze wowe uri gukurikira iki kiganiro, ni iby'igiciro. Ndagira ngo dufatanye ijambo tubona mu Mubwiriza igice cya 7 umurongo wa 14. Ni ijambo ryaje muri njyewe ari mu gihe nitegerezaga mbona amakuru ari guhita, amakuru ateye ubwoba, amakuru yerekeranye n'iriya ntambara. Numva binteye gutekereza, numva nibutse rino jambo. Ndagira ngo tubanze turisangire mbere yo gukomeza. Mubwiriza igice cya 7 umurongo wa 14 handitse ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. Bene data, kuri bamwe ni umunsi w'umunezero, kuri twebwe turi mu gihugu kitarimo
intambara, tutari kumva amabombe, tutari kubona abantu bavirirana amaraso, ni umunsi w'amahirwe, ariko kuri benshi ni umunsi w'amakuba. Ijambo riratubwiye rero ngo ku munsi w'amakuba tujye dutekereza. Nanjye byatumye ntekereza ngo mbese data, twaba turi kwegera wa munsi w'isezerano watanze. Hari isezerano Yesu yatanze avuga ko mu minsi ya nyuma tuzabona intambara, tuzabona amoko, ibihugu bisubiranamo, abantu basubiranamo. Intambara turazibona, hari byinshi bitwereka yuko turi mu minsi ya nyuma. Icyorezo cyatugezeho, ibi byose ni ibintu bigenda bitwegereza wa munsi ukomeye. Ntabwo nje kubabwira ku munsi wo kugaruka kwa Yesu, oya, ahubwo naje kukubwira ngo ibyabaye, ibiri kuba byatumye ndushaho gusenga Imana, nyibwira ngo Yesu, tebutsa rya sezerano. Hari isezerano Yesu yadusigiye ritubwira ko azagaruka kutujyana, ariko ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Umukristo wese arasenga ngo Yesu, igihe uzazira ntuzasige. Ngiryo isengesho ryanjye, ni isengesho rya buri wese umutegereje, ariko ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Buri wese aribaza ati se bizaba ryari? Iyo ufite isezerano ry'Imana uguma wibaza ngo ese rizasohora ryari? Aburahamu na Sara bahawe isezerano, bararitegereza imyaka myinshi. Imyaka irashira, ndetse Sara atangira gucika intege, Sara atangira kwiheba kurushaho. Abonye yuko amaze gusaza cyane, abonye isezerano ryaratinze, atakibyizeye, ashaka kwicira inzira, yibagirwa iby'Imana yari yabasezeranije. Ariko uko biri kose, nubwo byatinze byarasohoye, kuko iyo igihe cy'Imana kigeze, byanze bikunze ibyo yagusezeranije birasohora. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro, igice cya 21 ku murongo wa 2. Aravuga ngo Sara asama inda ya Aburamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aleluya. Reka mbisubiremo. Sara asama inda ya Aburamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aleluya. Urumva, uwo muhungu muramuzi, ni umuhungu witwa Isaka. Isaka rero ryari isezerano Imana yahaye Aburahamu n'umudamu we. Byaratinze, ariko igihe cyarageze, iryo sezerano rirasohora, kuko Imana yacu ntabwo ibeshya. Nubwo byatinze bwose, nubwo bari bamaze kwiheba, nubwo bari bashaje, imibiri yabo bayireba bakabona itagishobora kubyara, ariko byarasohoye nk'uko Imana yari yabivuze. Amen. Isezerano ry'Imana byanze bikunze rirasohora. Iyo igihe cy'Imana kigeze, igihe Imana yategetse iyo kigeze, byanze bikunze ibintu birakoreka. Mwene data, shuti wowe ukurikira iki kiganiro, birashoboka yuko ari ikintu Imana yagusezeranije, ukaba warategereje igihe kinini, ukaba utangiye no kwiheba. Ndagira ngo nkubwire ngo ukomere. Igihe cy'Imana nigisohora, byanze bikunze uzabona ibyo wasezeranijwe. Nkwifurije rero gukomeza gutegereza wihanganye, wirinde umwanzi wakubeshya, wirinde umwanzi wagushuka akubwira ngo ntibigishobotse.
Imana rero igufashe muri uko gutegereza. Mbifurije icyumweru cyiza, mbifurije kuzakomeza gukurikira ibyerekeranye n'igihe cy'Imana. Nibyo mbifurije mu izina rya Yesu Kristo. Amen.